Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane ubwo radiyo Rwanda yatangiraga kugeza ku bakunzi bayo ikinamico, iyi gahunda yakomeje kugira abakinnyi bashoboye kandi bakunzwe ku buryo ubwamamare bwabo bwashinze imizi mu mitima y'abakunda imyandikire n'imikinire y'umwimerere. Nk'uko twabisabwe na bamwe mu bakunzi ba Mukerarugendo TV, tugiye kubagezaho amazina y'abakinnyi bo mu itorero Indamutsa banditse amateka adasibangana mu ikinamico nyarwanda. Ku mwanya wa mbere w'uru rutonde rwacu rw'abakinnyi bakanyujijeho mu ikinamico nyarwanda turahasanga icyamamare Sebanani Andrea. Urabuze kandi ko iringira rya kane? Iryo ni rya kane. Yibese uko yeneshira bake mwari umaze kunywa abiri. None se bagira ubwira gasanga umaze kunyaka irya gatatu. Irika biba rya kane. Ubure ko ibyatsi we yasinze mbarye we ibyatsi nkwarye wanyoye. Rero none muranwa ngasinda. Ndabizi mwaranziye. Ngaho ndatwe kuri dutera sako nkaho yewe kwizo wanyoye ugomba kuziriho. Ese ubwo witora toza gutona imitebero washaka kugira nkabejo. Ujya kwicara nabanje kukubwira ngo iki? Nabanje kukubwira ngo iki? Umbwira nabanje kukubwira ngo iki nakubaje nti uzanye amafaranga. Washubije? Ugizeho naguhaye ejo uratindikiye. None ngo nzaza unyereka igitoki. Ibitoki se nta bitoki nshaka. Ahubwo nutareba neza ndakurana muhamya nyiko. Reka ngiye kuzamenya gatovu kubera mwe. Ibyo bitero by'ibitoki se nzajya kuriha abona afatiye inzagwe ejo ni baramuka bateka umuryango. Ahubwo ngira vuba ibyo bive ntarabifira ku muhanda. Ngira vuba kandi bagira ubwira nkuru tutugambo. Niba nawe utangiye kuzana iby'inkarembye ubanza unyishyure maze ubone kuvuga imisango. Sebanani Andrea yabaye umukinnyi w'icyitegererezo mu makinamico atandukanye. Role yahabwaga gukina iyo ari yo yose yayitwaragamo neza kubera ijwi rye ritagira uko risa n'amagambo ari mu turingushyo. Amakinamico Sebanani Andrea yumvikanyemo ni menshi cyane, tuvuge nk'iyitwa Amabanga y'Ikuzimu yakinnyemo yitwa Sugira, Icyanzu cy'Imana yumvikanyemo yitwa Kwibuka, ndetse no mu mukino witwa Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona yakinnye yitwa Rusisibiranya. Nyakwigendera Sebanani Andrea wari n'umuririmbyi n'umucuranzi ukomeye muri orchestre Impara yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri kuri iyi liste yacu iriho abakinnyi bakanyujijeho mu gukina teatre mu Rwanda turahasanga undi munyabigwi Mukeshabatware Disimasi. Ceceka se wirira ceceka wirira sigaho warinka none ugiye kunanirwa n'umurizo humura rwose komeza ngutiza amatwi wenda nagira icyo kumarira. Urumva ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya komeza nakurogoye ariko ntabwo ndabyumva neza. Mukobwa ntabwo uri umubeshi unyambuye iki uramenye kutinye kumbesha mukrizi yandu umusaserodoti yanze ndumutariyani. Uyu mugabo uherutse kwitaba Imana yubatse izina rikomeye mu gukina ikinamico mu itorero Indamutsa za Orenfort. Yakundaga guhabwa role zo gukina ari umugabo w'umucuruzi cyangwa umutegetsi w'igitsure gikomeye. Ingero za teatre Mukeshabatware Disimasi bakundaga kwita Mbirikanyi yakinnyemo twavuga Mariya Baseka yumvikanyemo yitwa Shuni. Urundi rugero ni teatre Icyanzu cy'Imana aho yakinaga ari Nkundabagabo muramu w'umutware w'ubukunzi. Nyakwigendera Mukeshabatware Disimasi kandi yamamaye muri sinema no mu kwamamaza. Turakomeje n'andi mazina ari ku rutonde rwacu ruriho abakinnyi bitwaye neza muri teatre nyarwanda mu myaka yo hambere. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ndamyabera Andrea. Nyirantawe rero nta cyaha afite. Nyirana urananiye. Ubugome bwawe buhanaguye icyizere nakugiriraga. Birarangiye nyine. Sinatera kundo hora gahinda ubundi warukwiye gupfa. Ndakubabariye ariko ndaguha. Guhera none wambuka icyubahiro cyamukambaza mihigo ntiwirirwe nyimvuguruza ntabyo nyinginga munarangije. Kwibuka rero Icyanzu cy'Imana wabaye imfura koko wabaye umugaragu mwiza nta kintu nakugororera nguhaye wera zakubera umufasha wera mwana wanjye nguhaye kwibuka uzamwubahe ndabwira abaturage babukunzi bose batyaza amasuka yawe buri wese ahabwa icyati uwazi itegeko ahabwa igihano. Kwibu uri Icyanzu Imana yaciriye wera ngwino njye kugushimira mu gitaramo. Ndamyabera Andrea yagiraga ijwi rifite imbaraga kandi riryoheye amatwi. Ikindi kandi yari afite impano yo kwisanga muri role zitandukanye z'ikinamico akazitwaramo neza. Tugeze ku mwanya wa kane w'aba bakinnyi bakanyujijeho mu gukina ikinamico nyarwanda mu myaka yo hambere. Uri ku mwanya wa kane ni Mukandengwa Atanaziya. Ubu nari ngutegereje ngo twiganirire numve nshize irungu. Kwiyanwa n'umukozi wenyine
induru y'abarwayi ku bitaro nayo kandi imena umutwe. Reka nkuzanira akayaga w'ikinyota nubure cyo mbwira se nanjye ndakibura. Nyamara mfite ijambo maranye iminsi nashatse kukubwira ariko nkagenda ndyigizayo. Simbizi ariko nzi ko nakomeje kuritindana. Uyu wese ko yongeze ku buriri mpita nisinzirira. Radiyo yanjye nivugira ku buriri kuba nyiga bambujije kuvuga ngeze ku buriri na n'ubu ndacyabikurikiza. Ntacyo da. Maze iminsi nifuza kugira icyo nkubwira ku byerekeye ubuzima bwacu. Iki kibazo wowe nta ukundi ugitekereza. Iki kibazo siko nuvuga uzika. Akana. Yewe kuzi neza se ko batubwiye ko tudashobora kubyara. Ikindi ushaka ko tuvugana n'iki? Ariko wibuke ko batubwiye yuko wowe uhuye n'undi mugore utari njyewe bishoboka. None se uragira ngo ushake undi mugore we nkwirukane? Uretse ko ntabishobora nta nubwo byemewe. Wese wabyemera? Oya ntabwo ari ibyo nanjye nshaka kuvuga. Sobanurira neza rero. Icyo nashaka kuvuga nuko numva kugira ngo tubure umwana wacu tweme maze turekeraho kandi wowe ushobora kumubona ahandi wagerageza ukareba rwose aho wabyara nibura akana kamwe. Akana? Akana rwose wakazana nkakarera kandi nagakunda nagakunda nk'aho ari akacu twembi rwose ntikahungabana na gato. Mukandengo Atanaziya yari afite impano idasanzwe mu gukina kubera ijwi ryiza kandi ry'imbera byose ku buryo yashoboraga guhabwa inshingano zitandukanye. Mukandengo azwi mu makinamico menshi nk'amabanga y'amaso y'inyana cyangwa mu cyanzu cy'Imana aho yakinnye yitwa Uwera. Mukandengo Atanaziya mu myaka ya vuba yaje no gukina mu makinamico y'uruhererekane Urunana yitwa Domina. Mukerarugendo TV irakataje ku rutonde rwayo rw'abakinnyi bakanyujijeho mu gukina neza ikinamico nyarwanda mu myaka yatambutse. Tugeze ku mwanya wa 5 w'uru rutonde rwacu dusangaho Baganizi Elifazi. Shisha umutima hamwe nzagusabira kandi ngukwerera umukobwa uzifuza wese gusa apfa kuba akunda imirimo nganyuko kuko inyana n'inyandagazi zitanja mu mutwe. Ndabanganye Imana n'umwana w'umunyarwanda mwana wanje. Ubaye iki? Yambaye isuka rusatira. None se ubwo wibwirwa ko nzakomeza kukwishingira kandi naramaze kukubakira hazaba hasigaho kwigwanaho uko naze nigwanyeho ngabarera ngabakuza. Iyo shamu sinabona icyo nyugura mwana wawe nda amafaranga nifitiye. Bizuri afite. Ibwira bise nta naho nguhisha. None ushaka kuza kubera ingarame Kigali duzanyitakane narakugira inama za kibyeyo kagaramba. Hehe se zayakura he? Zakariya wampanya yigaso. Oya. Ubwo urakonze uranyo y'ingwano ya Musaga so niko ngo ngwa amafaranga yo kuja gutikiriza Kigali ngurashaka akazi. Kandi ntari bushobozi ufite. Oya. Ukureme icyo gitekerezo kuko cyagukora. Baganizi Elifazi yamenyekanye cyane akina nk'umusaza ufite ururimi rugoretse bikaryohera abamwumva kuko role zose yahabwaga yazikinaga neza. Ku mwanya wa 6 w'uru rutonde rwacu turahasanga Mukampamira Stefania. Mbare wowe ndumva tudahuje ibitekerezo. Genda umukene yego. Ariko nubwo yigeze amashuri bwose reka mbe nkaho mugane ngo nta nkumi yigaya. Ko nirwaye igisebe cishe inzara. Ye wanyihera n'utarigezemo ariko afite urufaranga. Dore abaragahera kuri ibi. Nahita ncungiraho maze nkamukunda ye. Erega shenge burya ngo Uwimana yasize umunyu Rwanda baramuri gatanu. Umukinnyi w'ikinamico nyakwigendera Mukampamira Stefania yari afite ijwi riryoheye amatwi rikurura abantu benshi akenshi agakunda guhabwa role z'umukobwa utitwara neza muri rusange. Urugero rwa teatre Mukampamira Stefania yumvikanyemo naho yakinnye yitwa Nyirabishuko mu ikinamico yitwa Ukabya kubenga iziko ntarigwaho arigwamo. Turacyakomeje gahunda yacu yo kubagezaho amazina y'abakabuhariwe mu gukina ikinamico nyarwanda bakanyujijeho mu myaka yo hambere. Tugeze kuri nimero ya 7. Iyo nimero iriho Mukarutabana Gaudensia. Buriya rero yagira ngo ntire ubwoba mpite ntaha. Aribeshya kugeza ubu bwoba nawushize. Aho gupfa none napfesho. Nzamutegereza gashyigiza mushyigura. Ko azasanga narapfuye. Nziriki abasore bose rero iyo bigenze bityo bihutira kubwira umuboyi ngo ntazateke ko maze umukobwa azicwa n'inzara. Muri abo sindimo. Igikapu cyanjye cyuzuye ibizantunga icyumweru cyose ndetse na 2. Nzahera kuri iyi mineke. Kurikizeho iyi migati n'ibikombe by'amasamaki. Hagati aho n'izavuka zizaba zishya.
abandi basore ngo bakoresha ingufu maze umukobwa agasohoka ku gahato. Yewe Serugendo we yavyibwiye, asanzwe azi ko murusha ibigango ko namugaragura azanye iby'imbaraga. Yewe ndabibonye koko abasore n'abahimu babi, ntago tutacira. Cyakora nizeye ko atazatinda kungarukira. Mukarutabana Gaudensia yari azwi mu ijwi rituje kandi rikurura abamwumva. Mu makinamico menshi Mukarutabana yabaga ari umukobwa ukundwa n'abasore kandi agakundiraha. Mu myaka mike yitambutse yigeze kumvikana mu makinamico y'uruhererekane urunana ku mazina ya Kabanyana. Kuri nimero ya 8 kuri urutonde rwacu turahasanganya kwigendera Muteteri Penny na Joy. Amafuti yanjye ndayazi nuko ndi nyina wundi. Ndere nk'abandi ndi nyina wundi, ntume nk'abandi ndi nyina wundi, yewe mpane nk'abandi ndi nyina wundi, iteka ryose ndi nyina wundi. Kuko birakwiye, hari aho Mbanzamihigo yakwihereranye Uwera akamubitsa amabanga ntazi, arantenyekiza, arankekikiza. Mbanzamihigo arabeshyera ubusa, uko azakabya gukunda Uwera niko nzarushaho kumwanga. Sinzashyitsa umutima mu nda Uwera agihumeka. Ndashaka ibango ryo kumenesha ibanga. Numenye icyo Uwera abwira Mbanzamihigo nzabonaho mpera. Niture Mbanzamihigo n'aba ngira mpora Uwera. Tugende ntawe uhamura yugaririye ubuhanya. Yampima miranzi ya Nyamunsi arakanyagwa. Muteteri Penny na Joy yitabye Imana mu mwaka wa 2018 azize uburwayi. Nawe yabaye igihe kirekire umwe mu bakinnyi ngenderwaho bitorera Indamutsa. Niwe wakinnye yitwa Nyirantaho mu mukino Icyanzu cy'Imana. Uyu nyakwigendera Muteteri no mu ruhererekane rw'imikino y'urunana yigeze kumvikanamo afite izina rya Cecilia. Tugeze ku mwanya wa 9 kuri urutonde rwacu rugizwe n'abakinnyi bakanyujijeho muri Teatre Nyarwanda. Kuri uwo mwanya turahasanga Nkuriyingoma Yohani Batista. Somaho bakuzanira ryawe. Zanasha, gusubu ni amahoro. Muri jambo ryiza ahubwo. Bamukawe rwose ihatisha rya rimaze kundembye. Ariko abantu naguza abanyaka icyataburima. Ingene rya nkora zivanze n'imvune n'umuruho w'isarura mugabo rusesibiranya. Ariko se nangahe mbere kujya kureba ko hanubwo nawe ntayafite. Ariko ibyo kugaya byo ntabyo ahubwo ndabukeneye cyane. Ukeneye Uyu mugabo wabaye igihe kirekire umunyamakuru wa ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor yamenyekanye mu makinamico atandukanye arimo nk'iyitwa Urwabya rwa Nyabyenda. Uyu mugabo muri iki gihe ubarizwa ku mugabane w'Uburayi yigeze no kuba minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda. Tugeze ku mwanya wa 10 ku rutonde rwacu. Turahasanga Uwimana Consolata. Ego kayigira. Esema, baranza kwiga kugira ngo yo gushikanura ibishikeye. Abana mugira amaboko. Tumiwe. Ariko ubwo nta soni ufite zo kubaza umukobwa w'umujyi ikibazo nk'icyo. Yewe, abanye giturage mumaze kunyobera kuko. Ikibazo nk'icyo kugira ngo nkigusubize, cyari kuje nkajya kukwereka aho bikorerwa. Maze nawe ibyo birangiye ukaba witaburiye mu gitaka kugira ngo bitabike mu rukweto rwa congo. Ubona se runambaye ko rureshya. Noneho se ugiye kuvuga ko ndi ikirumbo. Ko nasize nyogokuru mu nzu nkagenda se. Cyehorere. Ubu se yabonye ngarutse ntayakirana ubwuzu yishimye. Umwuzukuru we yarakize yambaye isaha. Naho ubundi ikintu kugenda ugiye ntuzasubiza amaso inyuma. Iyo ugarutse kubasuraho bakwishimira kurusha uko mwabaga musangamo. Uwimana Consolata afite ubuhanga bwo guhinduranya ijwi bigatuma ashobora gukina role zitandukanye abatabizi ntibahite bamenya ko ari we. Mu makinamico yo hambere Uwimana Consolata yakinnye twavuga nk'iyitwa Sibo Shyashya yumvikanyemo nka Bazirunge. Muri iki gihe Uwimana Consolata yumvikana akina mu makinamico ya Musekeweya n'Urunana. Tugeze ku mwanya wa 11 kuri urutonde rwacu rw'abakinnyi bakanyujijeho mu ikinamico nyarwanda mu myaka yo hambere. Uwo mwanya wa 11 turawusangaho Uwimana Jean Pierre. Ndarebye pe kuva mu gitondo ngenda kugeza igihe bugorobere koko. Rero ntagira ibikomere n'inyota n'inzara. Siko mufata gitutiraho ntiyambonyera. Uwimana Jean Pierre yabaye umukinnyi w'umuhanga mu itorero Indamutsa. Muri iki gihe ni umuvugabutumwa akaba n'umwarimu muri kaminuza mu ishami ry'itangazamakuru. Tugeze ku mwanya wa 12 dusangaho Silas Mbonimana. Muteteri we. Umeze nyuma y'urukinze harwubatse. Yeho ndaguriye ndaje. Nkingurira. Ndaje ye. Niko di. Umaze kwibonamo iki? Kuki ngomba gukomanga kabiri kose utarankingurira? Wacetse ko urugo ari urwawe tarangwa rajindira junditse agasuzuguro. Sha nutareba neza nzakagukamuramo. Gusa ubwo kumbona utanye umunabi nabo ukabonuranya.
ubwo kuko urumva wifuza intonganya z'iki gicuku agasuzuguro ko muri urugo karandambiye icyakora nibuze ubwenge wanyitondera kuko urebye n'abakabi kashoboka ntuzibeshye ko ari cyagiye wafatanije na bene wanyu bashyiraho igitugu ngo ngurungure abo bene wacu uzari umugozi bagushyizemo umugozi niba warorera niba utangiye kunyiterura aho uzabasange bakubakire umenye niba mu gihe umaze gushyamana gukuyahaga hagati y'abashinyaguzi none uranyitura agasuzuguro. Silas Mbonimana yabaye umukinnyi ukomeye w'ikinamico mu itorero Indamutsa ubwo yari umunyamakuru wa Radio Rwanda. Nyuma yaho yerekeje kuri Radio Muhabura mu mazina ya Idrissa Biziraguteba. Muri iki gihe Silas Mbonimana ni impuguke yifashishwa mu mirimo inyuranye irebana n'itangazamakuru n'itumanaho. Turakataje muri iyi gahunda yacu yo kubagezaho amazina y'abakanyujijeho mu ikinamico nyarwanda mu myaka yo hambere. Tugeze kuri nimero ya 13 dusangaho Murorunkwere Violette. Ubuse koko mbaye wandi ubu koko ndindaho ntiyashobora kwihangana ko mpamara ukwezi nibura kumwe. Aha singiye kukubeshya yigeze kubimbaza mutera utwatsi kuva ubwo na n'ubu ndetse nimbona ibya hano bikomeje kunanira nzemera njye kwikodeshereza ku Kimicanga kuko nzi ko ari ntaho namuturuka naramuhemukiye. Urambwira iki se disi ko narushye nka wisegura we mutindi w'umunyamahanga ko yabonye maze kubyara agahita anyirukana avuga ngo ndasiye kandi yuko ukuntu twajyaga dusohokana nakwibuka ukuntu nahemukiye muramu wanjye ngatinya gusubirayo none dore nduhiye hano ku Kimicanga naho icyo narwaye cyo nurura rubisi rutigeze rubona ibihembo iyo hari umpfuye agasona apfa kumpa agatoki cyangwa agasamaki ariko rero ubwo urumva ko atari ukuguha gusa ngo yigendere wese ko Kigali ari mpanguhe. Nyakwigendera Murorunkwere Violette yabaye umukinnyi mwiza w'ikinamico nyarwanda. Yakundaga guhabwa role z'umukobwa ukiri muto ariko ufite imyitwarire itavugwaho rumwe. Urugero, hari aho yigeze gukina ari umukozi wo mu rugo, hanyuma we n'undi musore bakoranaga muri urwo rugo bafata umwana bagombaga kwitaho, baramuzirika bigira mu byabo. Kuri nimero ya 14 y'uru rutonde rwacu turahasanga Murizaboro Marie Antoinette. Ntukihangike rwose mwana wawe urinda si ushaka umugore mubi abakobwa barabuze mu gihugu ahubwo kuramo urugo mutwereke ayo mafoto twirebere. Ikizubazuba igoti sinzarota mubonye niba nzamuyoragura nte nukuri ndumva mpise nikundira umwana wanjye. Uyu mutegarugori witwa Murizaboro Marie Antoinette yatangiye gukina ikinamico mbere y'umwaka w'1994 ariko na n'ubu aracyahagaze neza muri uyu mwuga. Ijwi rye rizira amakaraza ntabwo ryigeze rihungabanywa n'imyaka igenda yiyongera. Tugeze kuri nimero ya 15 kuri uru rutonde rwacu ruriho abakanyujijeho mu ikinamico nyarwanda mu myaka yo hambere. Kuri iyo nimero ya 15 turahasanga Niyitegeka Yohani Damascene. Twariganye kandi ni n'ubi wacu burya turaturanye urumva rero kandi inshuti yanjye ibyo ngibyo ntabwo rwose nzi ko ari inshuti yanjye mu buzima urumva mfite inshuti ebyiri gusa kugeza ubu ngubu nemera kandi nizera uriya musore rero afitemo uruhare rwa mbere sinkubeshya niko n'ubu usa nawe ushaka kumbwira ikintu ariko ntuba ushaka kukimesha kwizamu ajya bimbwira sha ubona akambwira ngo yagize akazi kenshi ubona akambwira ngo yasimbuye ngo hari mugenzi w'urwaye n'ibindi Niyitegeka Yohani Damascene ni umukinnyi w'ikinamico wagaragazaga ubuhanga bwo ku rwego rwo hejuru. Muri rusange umwihariko we wari uwo gukina za role z'abasore bakiri bato. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzakomeza uru rutonde rwacu rw'abakinnyi bigaragaje nk'intyoza mu gukina ikinamico nyarwanda mu myaka yo hambere. Abo tuzavugaho ni abandi banyabigwi 7 bazaza biyongera kuri aba 15 tumaze kubabwira, bityo ikipe hafi ya yose igizwe n'ababanza mu kibuga ndetse n'abasimbura babo ikabiruzuye. Abo bakinnyi 7 tubararikiye kuzakurikira inshamake y'amateka yabo mu gukina ikinamico ni Nyirantezimana Veridiana, Ntamukunzi Yohani Batista, Mukakayanda Domina, Byabarumwanzi François, Mukandori Jemima, Ndagijimana Elizafani na Rucyahana Faustini.
Aba bakinnyi b'ikinamico nyarwanda bo mu myaka yo hambere bari bafite abatoza babafashaga kunonosora impano zabo. Mu batoza b'imikino bamenyekanye mu itorero Indamutsa hari nka Mukarushema Josephine, Hatari Augustin, Kalisa Calixte na Nyabyenda Narcisse. Mu banditsi b'abahanga mu makinamico twavuga Bahinyuza Innocent, Byuma Francisco Saveri, Banyurwa nabi Onesphore, Demokarasi Samsoni, Niyitegeka Mukarugira Juliana, Mukabana na Angelina, Mukahigiro Perpetua n'abandi. Twongere tubashimire umwanya wanyu w'agaciro gakomeye mwafashe ngo mukurikire iki kiganiro kibanze ku bakinnyi bagaragaje urwego rushimishije mu mateka y'ikinamico nyarwanda. Aba bakinnyi bubatse umusingi mwiza kugira ngo nabo mu kiragano gishya babafatireho urugero nabo bashobore gukuza impano zabo muri teatre. Imana ibane namwe, ibiganiro nk'ibi bizakomeza kubageraho binyuze kuri iyi shene Mukerarugendo TV. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.